ndareka mbanze nkubwire n'ikindi gihe nasore uje uri kuwanjye indaya niyo ndayawe tuza muze mureke umva madamu ushusanga uko nahageze ntubizi muzi cyamuzanye atayamumena nose niba njye watanyubashye ngenda mubagute nicara mbona ahubwo niyaguceka ngabona nashatse niba atangiye mbona niyaguceka wavanga umushyitsi waje uyu mwana urabona ateye nabi reba inyuma wahabonye uje kugurisha oya nagira ngo mumwereke neza agabanye n'amanyama ahubwo byarenze no kuba ari amagambo n'ibikorwa byatangiye kugira gute kugaragara ya magambo yatubwiraga ngo ngewe nakora ibi ngo najya kwa Shaniya ufite nk'ikigabo kiri kukwirukaho nta kintu se kirimo mwana kakinkopa gake ni amashoti nk'atatu yihuse cyane. Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha, si ngombwa kwirirwa ujya ahari, aho uri hose arabikuzanira, agufasha kumenya niba agukunda koko cyangwa ataguca inyuma. Agufitiye umuti utuma abagore bakundwa, umuti wirukana ibisambo, umuti ugaruza ibyibwe, atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima. Atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo, umuti uvura inyatsi, umuti wo kwihorera ku mwanzi, umuti w'insinzi, umuti wongera ubukungu, indwara zananiranye, amarozi y'ubwoko bwose, ahumanura kandi abantu bahumanyijwe, atsirika amarozi y'ubwoko bwose, ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse. Muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi, akoresha imbaraga z'abakurambere, akoresha kandi amahembe y'inkorongo. Aragufasha wowe urwara igifu, impyiko, kubura imihango, guca imyeyo, ababuze urubyaro, abashaka uruhereko, abarwaye asima, diyabete, iseru, kubyimba amaguru, kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye. Kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga, muganga aragufasha. Muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp. Kazi bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe, nongeye kubasura ndifise gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi. Uyu munsi turi kwa Rachel mushiki wa Martin, ngira ngo muramwibuka, hari abantu bamaze kumumenya. Amamagaye kubagaho arambwira garanshaka ni ngeri we kugira ngo tuvugane, sinzi ikintu kibaye mu by'ukuri, simubashije kuri telefone kuko hari igihe umuntu aguhamagara agutabaje aho kugira ngo umubaze byinshi ukavuga ati reka mbanze magere mbashe kumenya ikibazo cyabaye kugira ngo umuntu tuvugane nanahageze numve niba ari ibintu byihutirwa ntakomeza gutinda ugasanga havuze ikindi kibazo. Rachel umpamagaye mbwira ngo uranshaka byihutirwa, ngo iwawe, ngo sinzi bibaye iwawe bigenze bite ko mbona warakaye? Ken ibibazo ubu nanze kubigusobanura kuri telefone, nanjye ngeze mu rugo, ninagiye mu kazi, umuntu aramamagara hano mu gipangu, umuntu aramamagaye Rachel izamuka, timbonye abantu binjira munsi wawe, tibamaze nk'amasaha nkangaye barimo. Nanjye kendaje nkigera ku muryango, bibande ngo harimo nyine ngo umugore ngo wamusuye. Wasuye nde? Wasuye umugabo wanjye. Mageze nanjye rero mbumvishe mu nzu, ndavuga ati ibintu ntago nabyihererana, reka mpamagare Keza, ahora avuga ko ari njye munyamahanga, njye muntu mubi, basi nawe tujyane mu nzu, tujyane mu rugo, nawe byibonera byirebere. Wababonye se barimo? Numvise bavuga baganira baseka bishimye, wagira ngo mu nzu hahindutse ikindi kintu. Ni umugore bari kumwe se? Ni umugore kwijwi ni ry'umugore naryumvise. None se watekereje iki kimara kumva ko ari kumwe? Ke nta kindi kintu natekereje kuko ari umushyitsi, yaba yambwiye ati Sherire wanjye hari umushyitsi. Ari n'umuntu uciye hano mu rugo akamusuza, yambwiye ati hano hari umuntu uri mu rugo turi kuganira. Ariko se niba navuye mu kazi agahita azana umuntu, urumva natekereza iki ke? Wenda nabyo kubikeka nibyo kimwe nuko ashaka kuba ari nka mushiki we waje, wenda nyine ugahita wowe ukagira ubwo burakara uvuga ngo ni umugore yazanye ngo guca inyuma, kandi wenda atari nako bimeze, nabyo birashoboka. Ubushize urabizi, uza hano mu rugo nakumeza agavuga ngo yakora ibiki, ngo yagira gute, wasanga yazanye uwo mugore wenda kugira ngo wenda ndakase. Ke nawe tujyane wirebere. Kuva cyagiye se hari ikindi kibazo murangira kugirana? Ntacyo turagirana, nta kindi kibazo turagirana, ariko n'ubundi urumva ahantu haba haraciyemo akantu mu mutima w'umuntu, ntago wamenya ikintu kiba cyarasigayeho. Ku buryo yaza n'umugore mu rugo iwanyu se, nubwo yabikora ntiyabikorera hanze cyangwa ahandi akamuzana mu rugo. Ashobora kuvuga ati umugore aragiye mu kazi
ntago yabimenya aragaruka nimugora ko nkunda gutasta mu ya saa 12 akavuga ati reka muzane twe turi mu rugo wenda kuyanga dakonsoma menshi ntago umugore ari bubimenye ariko urumva none nimba mbimenye ko mu rugo hari umuntu kandi ntabizi kiyo ntago nagira ikibazo ibyo biranumvikana cyane ubwo ntacyo reka tugende tugere ariko bo banze winjire kugira ngo banze tumenye uwo muntu wari we gusa nawe afite uburenganzira bwo kugira abashyitsi nta muntu utagira abashyitsi mukorasha karame nta muntu utagira abashyitsi nawe uri kubumba muzo bavuga se uri kubumba bavuga ngwino ndebere noneho ahangani muri hangari cyangwa ntago muri hangari ndakubaza ngo uyu muntu ninde hangari winjire umukobwa nuwaye akwagiye abantu baramagaye mwacibi kuba induru mwazivugije hano njya mu kazu gasigara muri mu bagore abagore subwe n'iki kora abagore ariko ntanga sibone mva hejuru banzo nicaye muve hejuru ubu nguri mbari hejuru undi bari ndaye mbari hejuru imada twubaha mbari hejuru ubwo ubwo muvanye hejuru ngo mbari hejuru ngize no ya hejuru uyu ni indaya yawe ariko igikara n'inzobe byanjye nakaraga inyama ziko madare kambanze nkubwire n'ikindi gihe nasore uje uri kusanzwe ukora ibintu gakeya muranyita indaya ushingiye kuki senondebera fasha abagore b'ikigali oya urarakaye ariko banze umenya amakuru bazi ingare yanjye niyiguruje ngo umuzure ngo amaraya ngo turi kumwe nje rwose arabimbwira ati umugore wanjye uyu nguyu none horerekana nakubwiza namubonye gutya ari nk'umuntu wigendera ariko dore agasuzuguro kawe ndakarambiye mwana urabonye nayo ntabapeza watanira umugore uko yagize ansobanurira iki ariko ikibazo umuntu ndatashye ari kumwe n'amazi ariko rebera kesi nane mu mikabye Ese twikabya nubiteye umugore unaraje abantu baricaye barimo baraganira nta no kwinjira ngo baze ngo bite iyo umuntu atubashye muba ntawe koko indero yanatakaye ko we nagari umugabo ariko nawe ariwe bibaye wese ke iyi ngiye kuguruza kugira ngo je ntasoni mwasindira no muri kunsindira nagusina mari cyo usanze nimo nk'inzoga dusinziza waguze ariko we yivugana nabi ndebera mu yicare hano mumbaye nk'imboga ndagutegese sinza bayisa utari bose ni he nze bicarane nawe niba utayicaye keza subira n'intuza wikuye uyu n'umugore wawe ariko umugore wanjye se kumwita intuza yabitakaje umugore yabutakaje kebuje nakora akantu hano agaki se ubu wako nakora akantu mureke maze agasuzuguro kangeze papa tetare kabanze ngandebe ibintu byose bikumvikana niba azanye umujinya aje atekereza nawe bazo usanze hano undi mugabo utazi afite umujinya ariko natwe turi abantu ntabwo kuza udutura umushyitsi wanjye imeze gutya gasanze ngo mu rugo ngo nimba ibintu nta bugare burimo nimba ibintu nta bugare burimo nimba ibintu nta bugare burimo nyumvisha ukuntu uyu mugore aje anyitura hejuru ajya gutamana mu minigo ahubwo waranagowe ngaho basi mubwire cyakoze uragaragaye ubu se ari kezi subinike muvanye utambeye ntaho tuvanye ngera mpamagaye kuri telefone ariko murazananye yego arambwira ati nsanga ziko ngize ngo nabantu banteye ziko mubwira arambwira ati nsanga mu rugo iwanjye mpasanze ibintu bikabije ntahagera nkica umuntu ngewe tujyane kuramuga bavuga yuko ngari umwana mwiza none musanga n'umugore iwanjye nubwo buryo nje arambwira ati mumerekeze n'abantu bose babibone
kuko ninjye bita mubi nuko buryo tuje hanyuma se wowe kuje hari ikintu ubonye kahubwo uyu mbonye mufatanye mwari mufatanye nese gufatana umukandara urafunze ariko niyo wafunguka hari ikintu cya danje ubonye niba ntacyo nakuburanye wayi note njya kuzana abandi bagura ubundi mwanya wo kuza wigize umuntu wa danje ke unomere wiwanje ahubwo ufite n'umubiri w'iwanjye urumiwe nyine icyo ndenzaho ariko urabona ukuntu bimeze nyabingi iki ntabwo basohokana ahangaha mugomba kuguma kugira ngo ikibyimbye kimeneke none nari ngiye kukubwira uwo ari we ariko n'ubundi bimubwira ntabyo namubwira none se nibyo ari kumbaza umushyitsi nawe yamaze kubona uwo tubana uwo ari we dore dore mushyitsi wa dore nabo uyu ni umugore wanjye nakubwiraga nza kukwereka nakundi no kwihangana ni uyu nguyu nyine n'ubuye abonye ko n'iminyigurire byo nabo yirya ubu uricara ukavuga ngo ufite umugore nawe nkugarukeho rego iyo umuntu bamusuzugura ariwe wabyiteye ubuzima uyu muntu mana yanjye ubundi se ko nabonye uzinukana ubusakoshi ubundi ubwo busakoshi na munagani cyangwa ufite ubwo ibintu by'ibigabo birirwa by'ingosha ariko rwose burya ke ikintu ifiriti yanjye maze kukuyoboka maze kumva ubu ngiye uko uri guzana abagore nanjye ngiye gushaka abagabo mu rwego rwo kugira ngo duhimane nzamutse kuri iri zuba gutya yego kuki se atari umugabo wagukatije za shorongi nahe hako ibyo uvuga ni ibiki kukizi kusetsa ngo babirya muki ngari base ko uwo mugore mumenyeho amazi ariko ni mubiteye atayamumena wose nese niba njye watanyubashye ngenda mwubagute nicara mu ahubwo niyaguceka ngo nashatse niba atanyubashye ihene nta muntu akanteza ubona niyaguceka wavanga umushyitsi waje ari umushyitsi waje yahaguruka ntiharavuga ati basi ase ubundi uri uvuga ngo uyu muntu n'urukara ubundi haguruka umwiyereka uyu mwana urabona ateye nabi reba inyuma wahabonye oya nagira ngo mumwereke neza agabanye n'amanyama ntabwo njya nabi uzitonda ubaze nawe njya kukuzana uyoboye ukuntu nakuzanye imeze ibuntu ubonye rimaze kuza bigize uwa danje none reka baze ibyo mbahanda bifite wazamuretse tukigendera ngambwira ke ko mbona n'undi ari guserera nta mahoro ntasesereze keza ntasesereze njyewe umugore aho bigeze njyewe nakubwize n'ukuri hari umunsi uzarwirirwamo n'ururaremo ni igihe uzaza nk'uko uje ugasanga imyenda yose nabihitaye hanze yego kuri kureba keza atamureba se nibaza ubundi bigaragara hano hari ikibazo kimeze gitese uyu mugore ko aba yigize umuntu wa danje nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi mwana aha ariko nanjye simurenganya aho rwose nawe se umfatiye mu cyoke nyine ariko induru z'uru rugo za buri munsi si wowe zihoramo se nyine ako kantu ko gufatanamo nta n'icyo binatwaye none se we ntabwo nagufataho byaba bivuze yuko tuvuye mu busaswa si ubundi ko mbona yifashe kuriya fata intebe aho ngaho wicare wicaye hano naje gusanga iby'uru rugo ntabwo wabyivangamo wihangane dusanze mu ntonganye niko ariko se papa teta iki kuko ibintu biri kubera hano ni ibiki urukino ruri kubera ngaha ni ibiki ko kumbwije ukuri wenda tureka amahane tuvugane neza dutuze none se wumvishe nuko banza unyumve tureka amahane tuvugane gake uyabanza imbabazi kwanza banza umbwire ibintu ndagusaba imbabazi z'iki keretse iyo usanga inarimo byibuze ariko winjiye nabi nsaba imbabazi ubone kumbaza nyine ibintu biri kubera hano oya urazinsaba cyane nazo oya zinsabe unazisaba uyu mushyitsi ugiye waje hano gutya avuga ati umugore araza ryari oya urazisaba agi hazo musaba pe nanjye nazo nsaba banzusobanura ibintu biri kubera hano ngiye izo mbabazi nzibasabe nyuma namenye ngo ibintu biri kubera hano ni ibiki aha keza rumve rero uyu mugore najya aca bugufi ugazana nese kenda musaba imbabazi z'iki namenye ngo ni ibiki nuko uje wijugunya wikoze ibwana mo karibushi ni burera ubundi nari kubwiriye umuntu uwo ari we iyo uzi utuje ugasuhuza mwiriwe nanjye ngakwikiriza kuko niwari uzi ushobora kuba uzi ko ari njye urimo nubwo yaba itari njye urimo harimo n'undi muntu uba ukwiye kuzana ikinyabupfura nanjye iyo nje ndanakomanga kandi ari iwanjye
Uzi ugasanga uyu muntu wenda ari n'umuntu ndi kuvura cyangwa wanagize ikibazo wenda uhungiye iwanjye ndi kumutabara byari kugenda bite? Ubu nawe unsanganye n'umugabo hano wazo kwicarira ukabanza ukicara. Okay, uyu muntu n'umukobwa wigeze kunyura iwanjye mukaza aje kunsaba akazi. Yego. Mubwira ko mama gageze ku kazi, mubwira ko ndi mu rugo. Yego. Kuko nari mbizi ko nubundi nawe wambwiye ati mu masanga yenda bamageze numvaga bona naho buri. Yego. Ubugeze aha ngaha muhagereye rimwe. Nari ndimo baza by'amadosiye niba yuzuye n'ibiki kugira ngo mamagare manager na wansange hano bavugane ku by'imishara mu jyane mu kazi. Yego. Rero wowe uraje umuntu mwahuriye mu kazi wompetere umuntu impamba bikoze turabiza ngo umukobwa n'inyerewe uki se wabyemeye wewe kandi uziko atari byo were gumbabasha gusangiye were kambabwire ndabona ibibazo byanyu ntabishomera ukangembe nigendeye uraza kumbwira uko bimeze ndaguhamagara shanda avugisha manager buriya namuhaye nimero yawe araza kukuvugisha sawa yego nawe mata ariko ndumiwe urumva uriya yagombaga kuza mu kazi wanjye namwemereye mu mwanya uko dufitemo icyo iyo mu gihe urira ku kazi se iyo mu gihe urira ku kazi uzi neza ko niriwe mu rugo wahansize kandi iyo gahunda nayo nirirwanye mukaza mugafatana rwose mu gipangu induru zose zahareze boss akenewe bigenda bite amusanga mu rugo none se ayo mafaranga nkorera ntabwo aza mu rugo nyajyana none ko ngeze hano nk'umugore wawe mwafatanye mwagize gute mwabiciye byacitse reka mfasha abona kuki utambwiye ati sheri wanje uyu ni umuntu uje kunsaba akazi tuza sheri wanje subuje nka sheri wanje cyangwa uje nk'umuntu w'ingabo wahasanga hano umugabo undamungiyeho nk'inarabona hafi ye abone ntuzi musimbuki yego musimbukiye nk'ingo abona intare hafi aho arazanye ikinga bizarangira gute nesa bizi bizarangira gute ibi bintu byawe bizarangira ushize agapira hasi tubane nk'umugore n'umugabo bizarangira umureke ushaka mbyemeye uzasanga inarimwe none kugira ngo nabyemere yego uzasanga yamurongoye nyine ngirimo azasanga nimo nenga igikatsi si ikinyarwanda se nacyumva kenda bona nje bya hano naho binyobeye bikuyobeye bite ndumva mbuzi icyo mvuga nicyo ndeka pe nese igikatsi takenge hano kacengera handi n'icyaha akajya mu mashambure wajya ujya mu mashambure cyangwa ugashaka n'ahandi ukabasanga ni wawe yes uyu mwanya rero ntago wari uw'ibyo niyo mpamvu yari ari hano abana babonye umukobwa afata umupapa wabo gutya bigaragurana kuko ko batekereje ngo iki abaturanyi bose bahuruye bahuriye kubera iki ibiri kubera hano se ntago uri kubibona ahubwo bahurujwe nawe nicyo kintu ndimo mbona none ngeze hano gute ngewe ariko se jewe wundi bananseka ko bakuza uburyo uringurutse uburyo buse tunigagurana batareba nawe ubwo bavuga ati wasanga umugabo wenda mu cyumba byanze hakaba yarimo yakora ya gahunda yatwirwanira uri kwirwanira aho hano muri saro hani wanje mu gihe imirwano ibaye nk'iyi nitwirwaneho nicyo bari gutekereza nanjye ni nkako ni gutekereza si nta soni biguteye ziye urabona ari kukurira hari icyo rashobora kwima ahubwo se namubonanye ke nabivuge pe usimbukira umugabo kuriye agutimi ubu se ngusimbukira nta kintu we wankoreye kibisheri ubu ngusimbukira ngusanze hano muri saro wicaye nkaza nkagusimbukira subundi ugenda kare wambwiye ko nabonye ko ngiye mu kazi no mu kazi nyene nkubwire ngo ngiye mu kazi akazi uyu munsi nakubwiye ni sindi bujye mu kazi rindira uze kunegura ibyo kurya by'isaha 3 turi saa 7 uraho ngaho ubwo rasekeje nk'imifuka y'ishati y'umusaza w'imyaka za 80 nta soni ufite iri gurimo nanavuga uburi kungiranya n'imifuka y'umusaza ubundi ke wari bwazo usanga imeza nyiteguye hano nicaye ku myaka ndi kurya nk'abandi bagabo reba isa risanga ariko se sheri nimba waba bafashe breakfast mu gitondo yafashe icyo cyayi ari hano mu rugo we nago wajya kuri gazi ukirwanye nayi mutura rero burya nago se ariko we nago wakiranje abo incuro umwuka mwana hakora mu nda by'umbabari ariko umugabo urabona ko bari kurusha umuzinya ke n'amakosa bankoreye nawo kurusha reba ukuntu nsebesheje uri nabanyimuhaye akazi akantu ko kumuhagurutsa umwereka amabuno ugakoze kujya ugamije ikiburi iyi karakantu ko kumwereka amabuno najyanga umwereke yuko akwiye gutuza umuntu ni akwiye gutuza agakora ibyo ashaka byose none si wameshe kamwe koko ndamesa kamwe kavuga ati ngiye meshaka mbanye na nashe mesa kamwe kanje rero uvuga ati mbanye nanjye cyangwa ntabwo yego ahubwo sirashobotse byibura wari kuza ariko kugira ngo uze kubinkorera wo hano kuza uzanye na Keza yari umuhamya wo kwerekana yuko wenda umugabo wa hari ibindi yararimo wenda Keza akafasha kwisobanura
ariko kuza ugasanga umuntu gutya nituryamye aricaye ndicaye wise umutama minigo ngo nundorera. ariko reka nkubwire buri umudamu gusanga n'umushyitsi gutya agahita bigira intambara ntabwo ari bwa mbere bagukinze icyo kintu ahubwo bigaragaye ko n'ubusanzwe rashira ariko ibutawari uko namubwiye ko nzana bya Afrika n'ubu rero nibikomeza oya ubu ngubu ni ariko ubushize ntiyabeshye ngo yashyize matera ngo n'ibiki ngo ku kazi uziko nagiye ngasanga nabiri oya umva nkubwire we tugendane iyi ngiyi ubonye ni imirabyo Mba ntago zirakubita nagira ngo nkubwire ngibutaga iyi ni imirabyo ubonye inyaragurika kuko uriya nta nubwo ari na revo yanjye none nzaza ndi ku buryo uzahita uvuga ati umugabo wanjye kabaye ntabyemeye ntabwo byumva kari icyo ashaka ntabwo ari uko mwubaka niba bigenze gutya urumubwira uti umushyitsi yaje muri buno buryo bikarangira mukingo mugasoma na sherisho siko bimeze reba mese dekoro naguhamagaye nkubwira ni mu rugo dufite umushyitsi ubanguke ariko kuki ubeshya kuko wazibona ubu telefone yanjye singiye hano ke ngaho mba ninjye abashinje ninjye bashyizeho none nanjye ndi kumwe n'abagabo none ubwo ni kimwe none se warabansanga uyu nguyu se ngusanganye n'igiki we ni mu bikorwa agahita yumva ahubwo byarenze no kuba ari amagambo n'ibikorwa byatangiye kugira gute kugaragara ya magambo yatubwiraga ngo ngewe nakora ibi ngo najya kwa Shaniya ahubwo Shaniya aranarengana ngo nagira gute ngo nakora mu buzima busanzwe ubundi ari cyunyeka ndakigukeka pe kuko nge ahantu oya uretse ibibaye ubu ngubu hari cyunyeka ndakigukeka kuko waratushye ngiye na Keza ngo usigaye ngo wirarira mu kazi ngo yaguze ngo matera ngo n'amashuka none se ntabwo ari kunsanga mu kazi ke nagiye kuri ya matera n'amashuka ngo ndeye ko biriyo nukuri nta biriyo ndavuga ati se nk'umugabo ngiye na Keza aratushushanyije ngo yaguze matiranga amashuka ngo ku kazi ngeze nsanga nabihari mpita ntangira kugukeka kuva wa munsi yuko umbeshya ahantu wari umaze iminsi atuba ngaho rero mfatira umwanzuro nje ntago nagufatira umwanzuro okay niba utabasha kumfatira umwanzuro niba utamfatira umwanzuro egare kuba ndi umugabo mu rugo yego urakora ibyo ushaka ibiki se inkoreze nshaka nuzi ibi byose uri gukora arambwiye ngo ni imirabyo subundi yo bombo ya wari umuntu usanze ari kwinyunguta ko numva wigize wabigize big deal okay sawareza ahubwo ashaka ko yayimiza atanayicira isambo kari igifashwe ubu sayingiyi turebe urebe iki ntureba se ariko ngo urebe iki nta kintu kirimo nta kintu kiriho batwaye babimaze none se ubundi ko utajya ubisonzera ubundi wabuzwa n'iki kubitwara yego nabera ahubwo n'ubwa mbere ndatunga uyu munsi banza niyo mpamvu imvura igiye kugwa musinya mbisonzera ntabwo yabisonzera urabona ameze nk'umugore ushonje umugabo nta nubwo rero yagakwiye kubigira intambara niba nese ubundi ababitwaye ibintu mirabyo nk'inkuba ntizirakubita ubu hagiye kubita inkuba z'imiturika kubisona vetiveri urumva ndi gukandakana kariya umutobe w'imanura nindangiza ngikamure uri kugikamurira hano ibisigaye babinywa uri kugikamurira ibisigaye babitwara uko byogosha ako bitebya ugiye kukamura igikatsi hano yigo none imineke ko nayita zikanga gushya havuze ngo uyu ni umushyitsi warudusuye ko yigendeye wenda bikabiranye nanjye wenda akaba mbyemeye ko ari umushyitsi ibyo ari kongeraho nkazazana ngo ibikatsi ngo bikamure ngo abyenge ngo ibagagire imineke narayita zanga gushya ngiye ntaze ntabwo njye hakubonye ibitoki byawe biri aho umuntu birabura cyangwa biragira reka ahubwo birapfuba bihora ari bivuga ngo mbyenze nta mutobe wavamo n'ibiri ni kwa kuntu kandi umuneke ukabona umuciye undi uciye vugisha ukuri ke nuko bibona ubu se ikigaragara cyo ke uyu mugore nagashobotse warashobotse basitubemo ko ariko rero umuntu nagahinduka kubwe ke nawe ngarukira wikomeza kuvuganira ariko se kereka tweme muvanye mwa akoma mwagiye inama banza wumve rashara hindutse hari impamvu naho hindutse hari impamvu aho izo mpamvu zituruka kuri guhinduka kwa bituruka kuri rashara si uyu nguyu se rashara guhinduka kwa bituruka ku mugabo ngiye nta kintu mpinduka okay bona cyetse ko aya mahane yanjye yo kuza nkagira amahane uyu mugabo nta kintu yagira kubera nta kintu muhindukaho kuko mwashaka kwagira amahane niba wenda ngira nkayo mahane kuki watambera umwana mwiza ngo wenda mbere umuntu mwiza nyine no se niba ngira amahane uyu we ni muntu ki
n'abadukurikiye babyumva reba sha reba ukuntu abanyikoreshwa nko nese kugukora hari ikintu reba sha ko yagira wegeze uvuga ngo ari kugukoraho ibintu byo gukora morase Keza bize kandi ke nawe rero uri kazarusenya Keza rero nimavuga ati ashaka ko ati ngiye rashiragira amahane n'umuntu ugira amahane yarananiye avugira hejuru naye ndabizi ko kuvugira hejuru byonyine ariko nta kindi kintu ngiye nishinja ku mutima wanjye ariko se ibyo kuvugira hejuru ntabwo wabyihanganira yani njye uvugira hejuru se ngiye mbangira amahane ngasa kuzanga kuvugira hejuru ntabwo ushaka ko atumuranye nikateye maranye imyaka ingahe nanjye nawe nese wowe kuki utangiye ubundi se kabiri kanga uzukamagara hejuru mu bugeni bwanjye nawe ngutura hasi kutavugiye hejuru impamvu nza nkavugira hejuru Keza biba bitewe n'ibiri kuba umaze kumva urugo tu wararwuze ntabwo umugabo azamara iminsi 3 hanze nguze mubwiye ati ngo karibu sheri ngo hose imvugire hejuru ke biba bineye kuvugira hejuru ntabwo nzasanga umugore hano muri saro muri gusoma namukoraho ngo nze ngo mbakoropere mbaho ibiryo simvugire hejuru urumva naza nkavugira hejuru nta kintu ngusanzeho nyiri rukwavu yaruraje inyuma y'ikibuti iminsi 3 bigenda bite kumva yagize ikibazo ninde ukuraza inyuma y'ikibunoze ikibuti ndavuga ikibuti nyiri rukwavu ubwo se bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ko urukwavu rushaka izindi nzira rubaho none se wagiye ngo rwapfa akuraza inyuma y'ikisunguru uyu nguyu ndazivura ninye kubikubwira mu magambo arambuye ubwo nanjye ndakiza ariko namwe ubwo mu magambo arambuye aravuze ngo njyewe mugore we nta kintu mumarira mu buriri sikushatse kuvuga muraza inyuma y'ikibuno nasubira ijisho ritukuye gutyo umugabo nyamugaka ukwiye kwareba hakubite byawe mwana nibyo burara mu gutekereza cyangwa ibyo burimo si nibyo manekereza mukureze ninye mbanagiye hese wari watantu usange mu ubuse niriwe hano mu rugo ngo bigende bite ariko niba yiri hano mu rugo ke mbere no tumaze gufata hari inzira kuba kwano ngo ntabwo yacana gazi basa akanagira akaniranje agakora n'utuntu tworoheje nekera iki umugabo kwa ryari yakoze akazi yenze igikatsi yagize imvune ariko ushaka gukora wega buri munsi abashaka avuye kwengesha ahubwo imitobe irenga umuntu yinywera avuye kwengesha ngenda yes igikatsi cyabaye nk'icyuzi oya igikatsi kiri hewe igikatsi baracenga cyangwa nta cyenga muri uru kuko numva ariho kibazo nta nyengo iri muri uru inyengo ari ya kera nka byaba byiri byaba musaza nk'inyengo ni iya mbere bana ba aka nta kivamo none se ke ariko sha ufite nk'ikigabo kiri kukwirukaho cyo nta kintu se kirimo mwana kakinkopa gake ni amashoti nk'atatu yihuse cyane yewe ndebera burya ngikurira abana kakurusha kurakara ari gushaka abagabo ngo abashote nge nshose bande we ubuse simbibonye hako banzo nankunda mwana buryo ugira gutyo ukanamfurira nese unda kwanga